Mu gihe kitarenze imyaka 5 ishize nibwo twatangiye kubona impinduka ku mazina y'ibinyabiziga abantu benshi bari gutunga. Niba uri mureba iyi video aka kanya, nta gushidikanya ko ujya ubona imodoka zanditseho Kia ndetse n'izanditseho Hyundai. Kuki Hyundai na Kia arizo turi kubona kenshi cyane mu mihanda? Nuwuhe mwihariko izi modoka zifite uri gutuma zigarura imitima y'abantu benshi? Ryaba se ari ryo herezo rya za modoka dusanzwe tuzi za Benz, BMW, Volkswagen n'izindi zose twari tuzi mu myaka ishize? Reka tubisuzume. Twe turi The Fixers. Kia Motors Corporation, uru ni narwo ruganda ruri gukora izi modoka za Kia, ubundi rwahoze rwitwa Kyusung Precision Industry. Ni uruganda rukora rukanacuruza amamodoka mu murwa mukuru wa Seoul, ni muri Korea y'Epfo. Uru ni narwo ruganda rwa kabiri mu buhangange muri Korea. Ubwo ku mwanya wa mbere tuhasanga Hyundai Motor Company. Mu buhangange bw'uru ruganda mu mwaka wa 2019 honyine Kia yacuruje imodoka zisaga 2,800,000. Icyakora muri 2015 Hyundai Motors yari yaraguze imigabane isaga 33.8%. Ni ukuvuga amamiliyari asaga 6 y'amadolari y'Amerika. Uruganda rwa Kia rwashinzwe mu mwaka w'1944. Niba babibaze neza, ubwo bamaze imyaka 80 bacuruza amamodoka hirya no hino ku isi. Nk'uko imibare yo muri 2021 bigaragaza, uru ruganda rwa Kia rukoresha abakozi 51,975 mu mashami atandukanye bafite muri Amerika, Canada, India, Iran, mu Burayi ndetse na Mexique. Peter Schleyer akaba ari nawe ushinzwe designing muri Kia yaravuze ati mu bihe byashize Kia zari imodoka karemano. Iyo wabonaga imwe mu muhanda ntiwamenyaga niba ari yo muri Korea cyangwa mu Buyapani. Gusa ubu byarahindutse, urayibona ukamenya nyine ko ari Kia. Uyu Peter ushinzwe design yari yarahoze akora mu rundi ruganda narwo rukora amamodoka rwa Audi ndetse na Volkswagen. Ndetse mu buhangange bwe yavuye mu Budage afite igihembo cy'uwahize abandi mu gukora designing cyangwa igishushanyo mbonera cy'amamodoka cyiza. Uyu Peter avuga ko buri imodoka iba ikeneye nayo kugira isura, kandi anahamya neza ko ibyo ari byo Kia yakoze. Yagize ati ukiyibona ubona ifite isura, kandi iyo sura ntibigomba kugucaho utabonye kare nziza. Mu gukomeza asobanura iby'isura nziza y'izi modoka, Peter avuga ko izuru rya Kia rigomba kuba nk'irya Tiger cyangwa igitarangwe. Niyo mpamvu kuva 2009 izi modoka ariko zimeze, zifite izuru nk'irya Tiger. Nta n'uwashidikanya ko biri mu byatumye Kia yegukana igihembo cy'imodoka y'umwaka muri 2013, 2014 na 2015. Icyakora muri 2020 Kia yahuye n'uruva gusenya ubwo yakoraga ikosa rikomeye ikibagirwa gushyira mu mamodoka yabo icyitwa steering wheel lock. Iri kosa bakoze ryari rimeze nko gusiga inzira irangaye mu mujyi wuzuyemo ibisambo, kuko bene izi modoka buri wese ubishaka yashoboraga kuza akayiparukura nta mananiza na make abayeho akigendera. Ku rubuga rwa TikTok hasakaraga amavideo menshi ya Kia na Hyundai zakozwe zifite iryo kosa. Ibyo byatumye Kia na Hyundai bemera kwishyura muri rusange abagizweho ingaruka. Bishyuye asaga 200,000,000 z'amadolari, kandi byasabye ko bakosora n'iryo kosa ryari mu izo modoka. Impamvu inshuro nyinshi aho tuvuze Kia tuhavuga na Hyundai nuko izi kampani zose zamaze kuba nk'umuryango umwe. Hyundai Motor Group ni uruganda rwatangiye gukora no gucuruza amamodoka mu 1967. Ni ukuvuga ko imaze imyaka 56 ikura amafaranga mu mufuka w'abatunze imodoka zayo. Wenda nawe yawe bayagukuyemo cyangwa barakwibikiye, ko buri mwaka bacuruza imodoka zisaga 1,600,000 by'amamodoka. Abakozi bayo basaga 75,000 batumye uru ruganda rwiharira umwanya wa 3 mu gukora imodoka nyinshi ku isi. Muri 2006 Hyundai yahaye akazi Umudage Thomas Barker. Uyu Thomas yari ashinzwe gukora ibishushanyo mbonera bya Hyundai ku mamodoka yabo yose. Uyu Thomas Barker yari yarakoze muri BMW. Aba banyabigwi bombi ni ukuvuga Peter Schleyer wo muri Kia na Thomas Barker wo muri Hyundai nibo bari inyuma yo kwamamara kw'izi modoka, kandi izi modoka zifite byinshi zihuriyeho.
niyo mpamvu uyu munsi The Fixers tugiye kugereranya Kia 5 na Hyundai Sonata zo muri uyu mwaka wa 2024. Izi modoka zombi twavuga ko ari impanga kuko zifite byinshi zihuriyeho. Zombi ziri mu bwoko bwa sedan cyangwa amavatiri. Icyakora Kia 2024 iragura 25,590, mu gihe Hyundai Sonata muri uyu mwaka iri ku 25,100. Irahendutse. Gusa nanone mu cyizere cyo kuyigendamo, Kia kuyigendamo itangiritse mu minsi 90 biri kuri 85%, mu gihe Hyundai iri kuri 81%. Ibijyanye n'uko wiyumva iyo wicaye, comfortability, Kia iba yisanzuye kuri inch 35.2 by'aho urambika amaguru, mu gihe Hyundai ifite inch 34.8. Icyakora iyo tugeze mu bice biri imbere, nubwo aho wicaye aba ari hanini muri Kia, gusa ibyinshi mu bikoze imbere hayo cyangwa se interior bikoze muri plastike, nyamara benshi bikundira ibikoze muri kauchu, akaba ari nako Hyundai ikoze. Mu myanya ijyamo imizigo, Kia 2024 ifite metero kibe 16, mu gihe Hyundai Sonata nayo ifite metero kibe 16. Ni impanga. Icyakora Kia igira umwihariko wihariye w'uko ushobora gufungura butu nubwo utakoresha amaboko, ndetse no ku bijyanye n'ikoranabuhanga ry'imbere mu modoka, Kia iziyoboye. Nubwo zose zigira screen yo mu modoka ifite inch 8, zikagera Apple CarPlay na Android Auto Bluetooth, Kia yo ifite akarusho n'utundi dukoryo nko kubigira icyo bita voice recognition, igira USB port ebyiri ndetse n'ahantu habiri ho gucanira climatiseur. Kia igira na telecommand ishobora kwatsa iyo modoka ku buryo niyo nta kontaki ukeneye watwara imodoka yawe. Reka tuvuge no ku muriro w'izi modoka, ni ukuvuga iyakwihuta. Kia ifite turbo 4 na horsepower 195, mu gihe Hyundai Sonata yo n'ubundi ifite turbo 4 ariko na horsepower 191. Icyakora Hyundai ifite umwihariko wo kutanywa cyane. Muri rusange izi modoka z'Abanyakoreya zitanga umutekano kuko baziha ikoranabuhanga rizibuza ko impanuka iba. Niyo mpamvu muri 2023 ikigo cyitwa National Highway Traffic Safety cyahaye amanota 9.3/10 iyi modoka, bikarangira bigize iya mbere mu modoka itekanye kurusha izindi muri uwo mwaka. Impanga yayo Kia ifite amanota 8.4/10. Twakubwira byinshi yaba ibitandukanye izi modoka n'ibyo zihuriyeho, ariko hari ikintu kimwe tutagukorera, ni ukuguhitiramo iyo uzagura. Icyakora numara kwihitiramo, hari ikindi kintu kimwe twagukorera, ni ukukuzanira iyo wahisemo kandi ku giciro twumvikanyeho. Hitamo gukorana natwe nonaha, uca ukubiri no kwicuza cyangwa guhangikwa. Twe turi The Fixers.